Kungirira icyizere, icyo abana b'abantu batari kungirira yo ikakingirira. Imana Pawulo yigeze kuvuga ngo ndashima Yesu wabonye ko ndi uwo kwizerwa, akangabira umurimo we. Kwizerwa na Kristo ntako bisa, bigirira umumaro uwo yizeye cyane cyane. Guhamagarwa nubwo tuvuga ngo umuhamagaro urarushya, ariko bigirira umumaro uwahamagawe, ko Kristo iteka ryose azahora afite ubuzima bwe bwiza bwo kuba mu ijuru, bwo kuba umucunguzi, abantu bamwemera batamwemera, abantu bamwizera batamwizera. Cyakora ni iby'umumaro mwinshi ku bantu bamenye agaciro ko kwizera Kristo bakamwizera. Rero uyu munsi nifuje kuganira nawe wowe nkurikiye kano kanya muri amasaha y'ijoro, turi amasaha y'i saa sita z'ijoro. We ntabwo nzi ari saa ngapi iyo ngiyo uri, maze iminsi ndwaye ameze neza, ariko hari icyo Imana yaganirije umutima wanjye numvaga nshaka kugira ngo tuganire muri uyu mugoroba. Ntabwo nashoboye kuryama ibi bintu tutabiganiriye, kuko numvishe ari ngombwa. Wenda wakumva kuvuga uti se ni ngombwa gute, ariko nubyumva n'uba uri mu mwuka biraza kugera aho bikuvana n'aho bikugeza. Twamaze imyaka myinshi cyane duhangayikishwa no kuvuga ngo turavuga ibintu abantu batari buze kwishimira, batari buze gukunda, ariko tuza guhishurirwa ko ibintu bikunzwe cyane n'abantu burya biba birimo imbaraga z'Imana nke. Mvuze imbaraga z'Imana, hari uwahita avuga ati umuntu ufite imbaraga z'Imana n'uvugira hejuru, ufite imbaraga z'Imana n'usakuza, bivuga ibintu byose agashyiramo indimi. Ariko namenye ko imbaraga z'Imana zo ziba inyuma y'ijambo ryayo, zikaba ari zo zirikomeza. Ntabwo ari twebwe dukomeza ijambo tuvuze, tubivuga dusaraye cyangwa dusakuza ngo aribwo ijambo ryumvikana cyangwa se rigira icyo rihindura, ahubwo uwaritumye niwe urikoreramo. Iyo ajya ava ngo nzabana namwe, ntabwo ari twebwe tuzibana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo umuntu si byiza ko umuntu aba wenyine. Umufasha rero ari we Mwuka Wera, niwe udushoboza cyangwa se niwe ubasha gusobanura birenze ku byo twakora twebwe. Imana ishimwe. Uyu munsi ndagira ngo tuganire ku kintu numvishe nakwita izina, tuzajya dukomeza tujya tubiganiraho nk'uko twize kuganira kuri rya jambo cyangwa se ya teme twari twarise kwaguka mu buryo bw'umwuka, kwaguka ku giti cyawe. Hari ibyo twagezeho dusa nk'aho ducumbikishije, tuzongera gusubiramo mu gihe kizaza. Imana niba ikidutije amahoro n'umutuzo byo kugira ngo tubikore. Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Umwanya nk'uyu rero ndagira ngo tuganire ku kintu nahaye izina ryitwa ngo ibyo nabonye. Imana ishimwe. Maze imyaka irenga 10 muri aka gakiza, maze imyaka igera igiye kugera muri 6 cyangwa se ngahe ndi muri uwo murimo ndi kuwukora. Ndavuga uwo murimo w'ubushumba. Ni imyaka umuntu aba yarabonyemo ibintu byinshi, harimo abambanjirije mbere, harimo n'abari munsi yanjye. Ko byagenda kose ntihazabura umuntu wantanze, sinzanabura nanjye ubona butanzemo. Ariko kwiga burya biterwa n'uwigishwa. Uwigishwa ntabwo biterwa n'uwigisha. Hari abafata byihuse, hari n'abafata bitinze. Ntabwo ndi bukubwire ngo ndi mubahe, Imana niyibizi. Ndagira ngo tuvuge ku kintu nishyize ngo ibyo nabonye. Ibyo nabonye rero, narebye ibintu turimo twigishwa muri iyi minsi, aho iminsi igeze, ijambo ry'Imana twigishwa. Numva ngewe kuri iyi nshuro nakora aka kantu, tukaganira kuri iki kintu cyo kuvuga ngo ibyo nabonye. Nawe wabibona, ndajya nkubwira ibyo nabonye, nkubwira ibibi byabyo n'ibyiza byabyo n'ingaruka zabyo. Niba ubikora cyangwa nubona ubikora, umenye uko ubigenza. Imana yacu nishimwe. Icya mbere ndi bugereho, ndi bwihutire kubanza kuvuga, ndavuga ku kintu bita gusenga. Dufite abantu bitwa abanyamasengesho, tukagira abantu basenga n'abasengerwa, tukagira abantu bizera, tukagira abantu bafite impano zo gukiza indwara. Ibyo byose birahari kandi ni ibintu Imana yashyizeho kubw'impamvu. Ariko mu bintu nabonye nk'umunyamasengesho w'abantu, atari umunyamasengesho w'Imana. Wambaza uti ni gute? Ubwo umuntu aterura isengesho, njya nkunda kubibwira abantu nabo nigisha mu rusengero, agasenga atari gusenga Imana, ahubwo ari gusenga ibisa nk'ikigirwamana. Ushobora kwibaza uti ibyo bintu bishoboka bite kandi umuntu asenga? Igihe umuntu asenga kugira ngo abantu bumve ko ari umunyamasengesho,
atari ugusenga kugira ngo Imana yumve ko ari umunyamasengesho. Yumve neza, nimba ujya ubikora umenye ko ibi bintu ari bibi. Igihe umuntu asenga akumva ko ari gusenga kugira ngo abantu bumve ko ari umunyamasengesho, atari kugira ngo Imana yumve amasengesho yiwe. Aha ngaha ndagira ngo nkubwire uwo muntu ukuntu asenga amasengesho afite icyanga n'uburyohererane bimeze nk'ibirimo ubuvanganzo bwo kugira ngo umuntu umuri iruhande yumve uburyo ayo masengesho aryoshye, amwite ko ari umunyamasengesho, rimwe na rimwe amwubahe cyangwa se n'ibindi bindi bishobora gukurikira aho ngaho. Ibi bintu narabibonye, mbona ingaruka zabyo bitera mu itorero no ku bantu bakikije uwo muntu. Abantu bose batangira kwigisha ndetse gusenga nkawe, kwitwara nkawe, ko ahari aribwo bakeka ko Imana aribwo yabemera. Ariko ndagira ngo nkubwire, nta hantu na hamwe Yesu yigishije gusenga mu ruryohera bwe ngo nimujya musenga mujye muvuga ngo Data wa twese uri mu ijuru, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka byose bibe nk'uko biba mu ijuru. Aya magambo wayavuga utuje, wayavuga uyakurikiranye neza cyangwa atari neza, wayavuga gusa upfa kuba uzi ko ubwira yumva, kandi ukaba umuhaye umwanya, ukaba umuhaye umutima n'ibitekerezo. Aya ingaruka za mbere bigira rero ku bakristo bo mu rusengero no kumva ko Imana itabumva. Kandi ndagira ngo nkubwire ko Imana itajya yumva amasengesho bitewe n'uko twayavuze, yumva amasengesho bitewe n'impamvu wayavuze. Imana yigeze kubwira Abisirayeli ngo mwa bwoko mwe munshimisha iminwa gusa, ngo ariko imitima yanjye ikaba kure yanjye. Ndagira ngo nkubwire ngo rero umunsi uzigera usenga isengesho wumva ugira ngo abantu banezerezwe n'uko uri gusenga, ndakubwiza ukuri ko uri kure y'amasengesho. Waba wirije ubusa, waba wariye, ibyo narabibonye, mbona ukuntu abantu basenga mu masengesho ariko nyuma ukazasanga yaraguye, yararambariye, yarasengaga abantu bakumirwa. Abantu bamwe bagasenga basaba gusenga nkawe. Hari ibindi byajyaga bibaho twatugira, umuntu agahimbaza Imana, yari guhimbaza Imana tukifuza twese guhimbaza nkawe, ariko ibyo byose bikamara amezi y'imyaka, ejo bundi ukabona byararangiye. Ibyo ni ibintu nabonye, bibona n'amaso yanjye. Ikindi ngiye kuvugaho kano kanya muri gice cya mbere, nabonye aho umuntu ahanura, agahanura agati kagaturika kandi ahanura ibiri byo, ariko agahanura atajya asoma Bibiliya. Ibyo biri mu cyiciro kimwe cy'abantu cyane cyane nari buze kuza kuvugaho hano, wenda ngo abantu batajya ngo ndobanurire abantu badakunda gusoma Bibiliya, bo akenshi bakunze kuba ari abahanuzi cyane. Niyo bigisha, wenda bindi kubibwira abanyumva, bigisha nk'abahanura, ntabwo bigisha ijambo ry'Imana ngo mbego ni ijambo ry'Imana ari kwigisha, ahubwo arasoma ijambo ry'Imana akarihanuriramo, ati we Imana imbwiye ibi, Imana imbwiye ibi, bikarangirira. Nabonye uburyo bahanura ariko yamara kuva mu mwuka akawuvamo awuvuyemo. Ibi bintu nigeze kubivugaho, sobanura neza umunyamwuka nyakuri wari we. Umunyamwuka benshi bakunda kubyita abahanuzi, n'andi bantu bakunda kuvuga ku rurimi rushya cyangwa bavuga indimi, bakavuga ngo aba nibo banyamwuka. Ariko Bibiliya iravuga ngo abayoborwa n'umwuka. Ucyumve neza, abayoborwa nawe nibo bana b'Imana. Ni gute umuntu ashobora kuba umunyamwuka atabaye umwana w'Imana? Ni igihe umwuka umukoresha agahanura ariko ntawumvire. Umwuka udashobora kukubuza ikibi, umwuka udashobora kukuburira ibyo ukora, cyangwa se umwuka udashobora kumvira. Ni gute uwumvira ugiye guhanura gusa? Aha no kugirira umumaro abandi, ariko wowe ntacyo bizakumarira, kuko mu gihe cy'urubanza ntabwo Yesu yarabivuze ngo bazavuga ngo twanuraga mu izina ryawe. Ni ibintu bigaragara, ariko nzababwira ngo ntabwo nigeze mbamenya. Ibi rero narabibonye cyane, buryo umuntu ahanura, yamara guhanura akava mu mwuka awuvuyemo ukagira ngo ni n'umupagani kuruta abandi, agatukana agatungana n'ibindi bibi bigeretseho. Dawidi yaravuze ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Ibi yavugaga iki? Ijambo ry'Imana niryo ryonyine bibasha kunesha ibicumuro, kuko iyo urisomye, iyo uhuye n'ikintu usanga ufite amagambo agaragaza uko ubigenza cyangwa uko witwara iyo uhuye n'icyo kintu uciye mu ijambo ry'Imana. Bisaba rero uba umuhanuzi
ariko ufite amagambo y'Imana mu mutima atuma udacumura. Imana yacu nishimwe. Ikindi kintu nabonye, ibintu byo guhimbaza abantu, umuntu akaba afite ikindi kintu agukeneyeho, icyo uvuze cyose akagukomera amashyi, icyo uvuze cyose akagishima, naho wavuga ibintu bitari byo mu ijambo ry'Imana, naho waba uri kwitwara nabi mu ijambo ndetse no mu buzima busanzwe. Kandi uyu muntu yitwa umukozi w'Imana, ariko ntahana, nta cyaha, ahubwo witwa ko akubwiye ko wakosheje, tukamwita ba Sanibalati, tukamwita ba Tobiya na ba Geshemu. Kuko umuntu ugushyigikiye mu murimo ni uwemera amafuti yawe yose uri kuyakoreramo, aho ukubwiye ngo uri gukosa, uwo ni umwanzi wawe. Kandi mu Kinyarwanda baca umugani ngo usenya urwe umutiza umuhoro. Ari ukubwiye kuri gusenya urwawe, n'uguhaye umuhoro ati komeza uteme, who is your enemy? Ninde mwanzi wawe muri abo bantu babiri? Ninde utagukunda? Utagukunda ni wa wundi utakwitayeho. Umuntu utakwitayeho niyo unyuzeho ntamenya ko wanyuze. Ariko burya umuntu uzakosa akamenya ko wakosheje nuko afite umwanya wo kugutekerezaho, nuko akwitayeho. Kandi burya umuntu kwanga ntakubwira amakosa, we ayabwira abandi. Imana ishimwe. Icyo ni ikindi kintu cyo kudashaka kubwiza abantu ukuri muri uyu murimo turimo. Ndimo ndaganira n'abantu basenga, n'abantu bazi Imana. Kutabwiza abantu ukuri muri uyu murimo ni kwanga kubwiza ukuri. Ukubwiza ukuri arwanya umurimo. Kandi wowe w'Imana, hari ukuntu dufata ibintu dutekereza tukabihuza n'iby'Imana itekereza, kandi nta hantu hamwe bihuriye. Umunyarwanda yaciye umugani ngo ugira umugira inama ngo burya bagira Imana. Bizwi n'abantu baba barabaye imfubyi, ugahera uri umwana utagira umuntu uguhana akakubwira ngo ukora iki, ukagira amahirwe Imana ikagukuza ukagera aho ukuze, nibwo umenya agaciro ko kubona uguhana, ugufasha umutwaro w'ibyo utekereza n'ibyo wibeshyamo. Rimwe na rimwe ibyiza wabikora ukabikora ushidikanya kuko utazi ko biri bwakire. Imana ishimwe. Rero ibi biri mu bintu nagiye mbona muri uyu murimo bikwiriye kujya bihinduka mu bana b'Imana. Kudahanika, kudakosoreka, kutegerana, urukundo ruke, gukunda kubyinirirwa. Umuntu agafata ikibwiriza kugira ngo abwirize ijambo ry'Imana, akabyinirira abantu bagakoma amashyi kuko bagaseka, akababyinirira akababwira uburyo ari beza, akababwira uburyo bambaye amabubu meza, akababwira uburyo basa neza nubwo bakuze. Uyu munsi noneho badakuze, bari abana batoya, abantu bakanezerwa bakamukunda. Bajya imbere yabo bababwira ngo haranditswe ngo bose bagasinzira aho ngaho. Ariko ndagira ngo mbwire umuntu usinzira mu ijambo ry'Imana. Hari umuntu wigeze guca umugani, umuntu akubeshya ko aguhemba nawe ukamubeshya ko umukorera. Sinzi niba urimo kubyumva. Umuntu akubeshya ko aguhemba nawe ukamubeshya ko umukorera. Kujya mu rusengero ukabeshya Imana ko wagiye gusenga kandi wagiye gushaka abantu bagukinira komedi ngo zibamara stress, ngo muba mufite ngo ama stress menshi, ntabwo mushaka abantu bababwira ibintu bibahangayikisha, kababwira kureka ibyaha n'ibisa nabyo. Ngo abo ngabo bigisha old school preachings cyangwa se old school oldies gospel. Mushaka new gospel. Ku nshuti yanjye ndagira mubwire ngo nta cy'Imana gisaza, kuko nayo idasaza. Uko yahoze kera n'uyu munsi niko iri, uko yahoze igira neza n'uyu munsi niko ibikora. Kandi yaravuze ngo nkunda abankunda. Imana ngo izi injiji zinabijijisha. Harya tujye tuvuga ngo Imana iratuzi, ngo iratuzi. Bon, iyo tuvuga ko Imana ituzi, tujye twibuka ko ituzi n'ibyo dutekereza n'imigambi yacu, n'ibitujyana gusenga. Kare nahoze nganira na madamu, tuvugana ukuntu ndwaye, turi kuvuga gusenga. Namwana ngiye rero hari ibintu ntakunda. Sinyankunda kwegera Imana nyisenga
cyane cyane iyo ibibazo byambanye byinshi, kuko mba mbona ntameze nk'umwana uje kuri se, ahubwo mba meze nk'umuntu witwaza urukundo data amfitiye kugira ngo muprofite y'ibyo nkeneye. Ntabwo hari abantu baba mu buzima bwiza njya mbabona, akaba utamubona mu rusengero, ariko akabazo kaba gatoya akaza agenza amavi, bamwe bise ba Dawidi, ngo ngiye ngo nca bugufi nka Dawidi, ngo nubwo nkora ibyaha ngo mzi guca bugufiya. Uko umenya gukora ibyaha niko umenya no kwihana. Njye kuri jye simbyita kwihana, mbyita kwatura, kuko kwatura no kwihana ni ibintu bibiri binyuranye. Banzi kwatura rwose, kuko kwihana biragoye. Nshuti yanjye rero ndagira ngo nkubwire, ibi bintu ni ibintu dukwiriye gushaka ukuntu twahindura. Bibiliya avuga ngo mu minsi y'imperuka ngo abantu bazigwiriza abigisha bajyanye n'irari ryabo. Burya ndagira ngo nkubwire ngo umwigisha mwiza ukeneye ni wa muntu ukubwira ibintu ukumva ntibiri kugufata mu marangamutima. Uzi impamvu? Ni uko amarangamutima yawe n'ubushake bw'Imana bitahura, kuko icyo Imana ishaka kukubwira ni icyo ukeneye, nicyo ukwiye. Naho icyo ukeneye ni nk'uko umwana yagusaba bombo cyangwa se akagusaba isukari, ukaba uzi ko isukari itera amenyo, ukaba uzi ko isukari yamutera diyabete, ukamuha ibimukwiye bituma akura neza. Natwe rero niko tumeze, dufite abantu dushaka ko baza kutubwiriza ijambo ry'Imana. Yavuze mu ndimi abantu bose bari basinziriye bahita bakanguka. Mu rusengero njya mbibona. Ibi bintu rero nshuti zanjye, uyu munsi uba ubirimo, urimo wumva wenjoyinga ku kuba muri ibyo bintu, ariko birababaza iyo wizeye ibintu ntibisohore. Ni abantu usigaye ubona abantu baraguye, bazanye abigisha bajyanye n'irari ryabo, bababwira ibyo bararikira, bamaze kubabwira ibyo bararikira babura ibyo bararikiraga, kuko byari bishingiye ku irari ryabo. Imana ishobora kukubwira ibintu wowe urarikira. Imana ikubwira ibintu ukeneye. Imana ikubwira ikintu izi ko kizakugirira umumaro. Imana iguha indyo igukomeza. Ariko igihe cyose uzumva uri kubwirwa ibintu bigukora ku mutima, ukumva amarangamutima yawe aratumbagiye, uzamenye ko uri kuri. Kuri kw'Imana no kuri kwawe biratandukanye cyane. Kuko amagambo Imana ivuga ni meza ku muntu uzi neza ko ari meza. Reka nguhe nk'urugero. Kurya ibintu birimo isukari nyinshi ni byiza ku bantu, ariko kurya ibintu bisharira ni byiza ku bantu bazi akamaro k'ibisharira, ko nta ndwara bitera. Niyo mpamvu n'ijambo riturutse ku Mana rikundwa n'abazi Imana, ariko abatarayimenya bazi ko abababwira ibizababa hejuru gusa ari bo bantu bakeneye. Nabonye abantu amasezerano yagushije, kuko amasezerano adafite urufatiro, kadafite ifatiro ku cy'Imana yavuze ikintu. Kuba umuntu akubwiye ibintu byo muri ubu buzima, it's okay, turabikeneye, ariko nimuzasubiza amaso inyuma muzasanga bamwe bakijijwe ni bake cyane baje muri aka gakiza bazi ko amasezerano aba. Tugeze mu gakiza duhindura urugendo tugana mu masezerano, tureka kujya mu ijuru, kandi amasezerano nadukipinga mu nzira igana mu ijuru. Nshuti yanjye rero, iki nari nguteguye n'icyo nise ibyo nabonye. Tuzakomeza tubiganire, ko numva nshaka ko nkoresha inararibonye ryanjye kugira ngo ahari ngufashe, nanjye nifasha, kugira ngo ari nibikunda tuzabashe kwinjira mu bwami bw'Imana. Imana iguhe umugisha. Amazina yanjye nitwa Pastor Placide. Imana ikomeze kugirira neza. Shalom shalom. Amen.